Hello, I'm back, it's your boy Shaka Ashile. Then uyu munsi ngiye kugaruka kugira ngo mbigishe uko ushobora kudownloadinga video kuri TikTok. Benshi bari babansabye ko nabigisha ukuntu badownloadinga video kuri TikTok. Then uyu mwanya ngiye kwereka kandi mu buryo bworoshye kandi za logo cyangwa za TikTok buryo zitazamo. Cyangwa se no kanda subscribe hasi kuri Magara Media kugira ngo ujye ubona byinshi bigezweho. Let's start now. Tubitangiye rero now. Then urakurikira uko nzajya mbikora nawe turajya kuri TikTok yacu nk'ibisanzwe tuyifungura. Barabibona like this one on indirimbo iriho murabibona indirimbo none icyo twese dushaka kuyidownloadinga kugira ngo tuyishyire kuri telefone yacu ndetse atazamo logo za TikTok. Icyo dukora turakora ikindi kintu ugiye kureba aha ngaha. Turazana kuri share aho ubona then tuwafungure musa konda subscribe follow ndetse n'ibindi bifuza ko twaganira ujye muri comment kugira ngo tuzabafashe. Ikintu ukora uraza kuri turongo ubona dutatu turaziko turongo tubona hano aha so kandi deni ahita bafunga ibintu bimeze gutya. Niba ukoresha SnapTube cyangwa ukoresha Vidimate icyo ukoresha cyose udownloadinga video cyangwa indirimbo nicyo uraza ukanda ongere nawe nkoresha bita SnapTube ndayikanda nk'ibisanzwe ntegereza akanya gatoya. Urabona ko bahita bansaba hejuru n'umuziki cyangwa hepfo videos then ndahita nza kuri videos. Urabona ko hano hari music hepfo hari so video then uraza ukande kuri video aha then nurangiza ukande download. Turayibona hano tangire downloading a video. Thank you for watching. So my God, bye.